ibintu tuzabivuga. Yes, ibihe byiza wamaze gukanda subscribe ndetse wowe tubana Gereka mbwiza ndetse gato ndetse nawe uri hanze cyangwa se mu bihugu byo hanze, abo ni aba diaspora nibo tugiye kugarukaho. Tariki 21 niki kivugwa, ni byinshi bivugwa. Mwabonye inkuru ya Vestina, mwabonye ibinyamakuru byinshi byamukotinzeho byamuvuzeho, ariko mu nkuru akaba nawe yaje kuba yakongera gusimbukira ku rukuta rwe rwa Instagram akaza kuvuga ko arimo gukorerwa harassing cyangwa se arimo guharasingwa. Bimwe mu binyamakuru byamwanditseho birimo birakora inkuru ku bwinshi ndetse zigiye zitandukanye. Izo nkuru uko bari kugenda bazikora, yaje kunyarukira kuri Instagram ye yandikaho ko ari gukorerwa ihohoterwa ndetse avuga ko batarebye neza ibintu tuzabivuga. Ako nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga. Ushaka kivuga ariko wowe Gereka mbwiza ibintu Buretse gato Instagram yanjye Instagram yanjye uzagera live, ndagera live mbivuge mwikine mu brave mwe munyifollowingire gusa ifollowing ndajya kubyukusanga byaje ndagera live mbivuge bana ndatomboka nuko komeza kumucungira hafi iyo umuntu yaza gutomboka ayanjye hafi kaza kugira ngo n'abantu b'abakozi b'Imana bakamusengera tukareba ko yaguma hamwe, naho ashobora gutomboka cyangwa se agira abantu bamubuza gutomboka. agazamuka atabivuze kimenye Vestina ati ngiye cyo nkwemereye reka tubanze dukore igitaramo turirimbira abantu, nicyo cy'ingenzi bitubara gusoza ibintu nganyumvira gatoye Mungu sakanazemo gake ahita avuga ati ngende tayari. Ati kandi nshaka ko biba bitarenze ukwezi imyiteguro irakorwa. Umunsi w'umurenge uragera, mbamenyanye mu kwezi kumwe n'igice bakoze umurenge. Twinjize mu yaza kuba yajya mu nkiko nk'uko yakomeje kubigaragaza, avuga ko ari gukorerwa harassing iteye ubwoba mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Hakaba haraje kugaragarayo umwana w'umukobwa wishwe ndetse ateraguwe ibyuma na shebuja cyangwa se n'umukoresha we. Umwana bigaragara ko yariteje imbere, ntabwo ari umukoresha we ahubwo ni sheri we nk'uko tubibona ku nkuru. Akaba yaraje kuba afatanya na Mucoma cyangwa se wakoraga mu cyokezo, bakaza kumuteragura ibyuma, akaba baramuteraguye ibyuma ahagana saa 4 z'ijoro. Bikaza kuvugwa ko yabonetse mu gitondo saa 10 z'urukerera, ubwo yaraje, ubwo hari umukiriya wari uje mu kabari aho ngaho, aje agakomanga agasanga umuvu w'amaraso wuzuye mu muhanda, agahita yirukanka atabaza ndetse arimo avuza n'induru cyane. Baza gutabara bagasanga umwana w'umukobwa yateraguwe ibyuma. Aho ngaho ni mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, ndetse akaba ari n'umwana w'umukobwa rwose wari umaze gutera imbere bigaragarira buri umwe wese cyangwa se amaso ya buri umwe wese. Naho inkuru ya Vestina akaba yaje kuba yigumira muri Canada nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Emirene bakaba babimubajijeho impamvu atazanye na Vestina, akaza kuba avuga ko nyuma yo kuba ari management cyangwa se Empire ari management yabariye abana, itagomba kwinjira mu buzima bwabo buri prive cyangwa se buri private nk'uko yakomeje abitangaza. Rero yavuze ko iyo umuziki, nyuma y'umuziki nta kindi baba bahuriyeho, ubwo ndumva aricyo yarashatse gusobanura, ahubwo iyo bageze mu muziki aribwo aba bakontorora, ariko bagera inyuma y'umuziki bikagaragara ko nta hantu umuziki uhuriye na Empire nk'uko yakomeje kugenda abisobanura. Ni byinshi rero biba bigenda bivugwa, ni byinshi. Igitaramo
igitaramo cya Papa Cyangwe kikaba kigeze mu mpera zo kuba kirimbanyije cyangwa se kigeze ku musozo kugira ngo kibe cyatangira cyaperformingwa, ndetse imyiteguro igeze aho twakita mu rubuga rw'amahina. Uyu munsi rero ahagana saa 10 akaba aribwo inkunga cyangwa se kumurika album, aribwo Papa Cyangwe ategereje inkunga y'abafana be kugira ngo muze kuza mu muperformingishe cyangwa se mu mushyigikire kugira ngo aze kubasha guperforminga, akaza kuba ari kumwe na ya mpano mwabonye ama video menshi yagiye atrendinga, ndetse yaje no kuba atuma ava mu gihugu, akaba yarari mu gihugu cya Kongo, ariko nyuma yo kuba hari igitaramo cya Papa Cyangwe akaba yaje kuvuga ati ndaba mpari ndifatanya n'inshuti yanjye ariyo Papa Cyangwe. Papa Cyangwe rero akiri aho mu bantu bagiye bamukandira akanyenyeri, uwo bita The Ben yagize gutya abamukubise 500,000 ati genda nawe ube witegura cyangwa se ubutegura igitaramo cyawe, you have received rwose 500,000 biturutse kwa Mugisha The Ben, akaba ariyo nkunga yahaye Papa Cyangwe nk'uko byakomeje kugenda bitrendinga cyangwa se bitrendingwa. Naho mu yandi makuru ari muri showbiz nuko uwo bita Chita Magic yaje kuba ahura na Emma Empire, akaza kumubwira ati bakwakiriza iki cyo kunywa, ati ndashaka amazi ashyushye. Nyuma yo kwaka amazi ashyushye bakazana amazi abiri ashyushye n'akonje, ubwo urumva akonje yaraya Irene cyangwa se Murindahabi Kasha Makokero. Chita bakihageza amazi ahita afata yayandi akonje, ubwo urumva yaramajije kugira gute kubicenjinga. Urumva ko habayemo kutizerana cyangwa se kuba yaraje kuba atarerekanye ko yizeye cyangwa se yizeye Irene, ndetse ni ibintu byaje kuba bikora benshi ku mitima, baravuga ndetse bavuga n'impamvu byakabaye bizerana, ariko baravuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Nge amakuru nari mbafite yari ayo ngayo, nkomeza kubaha ikaze hano ku Neza G, nawe dukomeza kubana umunsi ku wundi. Wakanze subscribe uruw'agaciro, kandi Hasta Vasta, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.